havugirwa ibijyanye ujya ubyumva abantu bashaka imari cyangwa se aba treasure hunter babandi bahantinga ama treasure cyangwa ibintu bifite agaciro wagiye wumva ikarabiya ipasi ngo umutaka ni wawundi ufite ikirindi n'ibindi twese twumvise izi mari zarengeye abantu benshi bajyaga bibaza se nawe wari uzi icyo bashakamo burya nyine umuntu agasanga mu bikoresho bya kera nyine bwa n'aya makarabiya aya mapasi afite ariho isaki hariho ya mitaka yabaga ifite ikintu kireberana ahagana hasi nyine ubwo babaye mu myaka ya mbere ya za 2009 kumanuka za 2005 kumanuka ibingi barabyibuka cyane rero ujya wumva inkundura bagati biriya ari imari gutyo na gutyo burya rero buri gisekuru kigira ibyacyo ariko hari bimwe biza umuntu akayoberwaho byavuye ndetse buri wese ugasanga afite amakuru ariko wamubaza aho yayakuye akaba atabasha kuhasobanura uko niko amakuru yero y'imari zihenze kandi zitaboneka yagiye akwira mu bantu hose ariko hatazwaho uwayazanye ninde. Murabyibuka mu myaka za 2009 na 10 aho ngaho kuzamura niho hatangiye kumvikana amakuru y'abantu ngo bashakisha imari zizwi na bake. Iyo mari rero iyo mari zigiye zitandukanye ariko zamenyekanye kurusha harimo amacupa manini mwitwaga amakarabiya yazagamo inzoga zihenze kuva Buraya. Amacupa kandi koko yabaga ari umwihariko kuko munsi yabaga afite rukuruzi cyangwa se afite magnet harimo hakazamo nanone ipasi za kera zabaga ziriho umutwe w'intare hari kandi n'umutaka muremure wabaga ufite ikirindi cy'icyuma. Icupa rya Primus rya kera ryabaga ririho inzoka n'urutonde rw'ibikoresho bya kera byabaga bishakishwa ariko igitangaje nuko imari washoboraga gushaka wanayibona ntubone n'umuguzi kuko buri wese yabaga agendana amakuru nk'ayo ariko atazi mu by'ukuri inkomoko y'ayo makuru ndetse atazi n'umukiriya nyakuri w'izo mari. Aya makuru kandi washoboraga gusanga mu gihugu hose ndetse ukaba wakubitana n'umuntu akakubaza ibijyanye n'izo mari ari kuzishaka wareba neza ugasanga nawe wari uri kuzishaka. Izi mari zabaga mikirero yenda hano mujya mubyibaza kugira ngo munasobanukirwe byinshi. Ikarabiya ipasi umutaka icupa n'izindi mari zashakishwaga icyo gihe byavugwaga ko zabaga zikoranye amabuye y'agaciro asanzwe ahenze murabizi. Nk'ikarabiya ngo byavugwaga hano ntago nimwumve ko ndi kubyemeza byavugwaga ko yabaga irimo ibuye ry'agaciro rya mercure kubyumva rimwe risanzwe rihenze buriya mercure irahenda cyane kimwe rero n'uyu mutaka naho byavugwaga ko mu kirindi cyawo habagamo harimo mercure naho no mu gihe mu ipasi byavugwaga ko harimo zahabu. Aya ni amakuru tutigeze tubasha kugenzura niba koko aya mabuye yabaga arimo cyangwa se atarimo. Aya makuru yarasakaye ugasanga nyine ahantu hose ndetse hamwe mu bahigi b'ubutunzi abona vuga bita aba treasure hunters bagashoramo amafaranga n'abakozi benshi biringiye kuzabona ibikoresho bakabigurisha amamiliyoni atagira umubare. Usuka iminsi yaje guhita indi gataha byagaragaye ko hari abatekamutwe bahimbaga aya makuru maze bakayakwiza mu baturage. Urumva amayeri bakoresha hano uribaza wakoze babigenzaga gute rero kugira ngo ibintu niba nakugeraho ubu bifiteho amakuru. Wumvishe ko etape cyari ugukwiza icyo gihuha kigakwirakwira mu baturage. Aba batekamutwe bakoraga amatsinda magari maze bakagabana imirimo. Itsinda rimwe ibingibi ntago ndi kubigisha ngo muzabikore, it's educational purpose bijyanye no kugira ngo bimenye gusa ejo n'ejo bundi bitazakubaho nimonyumve nabe. Bakigabanya imirimo. Itsinda rimwe ryabanzaga kuzenguruka mu baturage maze bakababwira ko izo mari zikenewe bakababwira izarizo ndetse n'ibizigize. Bamenyaga neza ko amakuru yamaze gucengera mu baturage cyangwa se aho babaga bashaka gucuruza utwabo hahitaga hakurikiraho itsinda ry'abandi bantu bazengurutsaga andi makuru mu baturage. Buri umwe muri abo batekamutwe akagenda avuga ko afite igikoresho mu rugo yabuze icyo akoresha cyangwa se akabikubwira mu bundi buryo ariko bikarangira agushije ku kuba afite ikintu mu rugo wowe ukeneye ariko akakwereka ko asa naho ataza agaciro kacyo ndetse wowe ugatanguranwa umubaza amafaranga agishakamo ingano yayo. Byabaga bimeze nkaho umufatiranye
ugatangira kwipanga amafaranga umuha. Urugero akakubwira ati mfite ndi pasi ya kera ariko sinkikoresha, ngiye kwigurira iy'umuriro nizo zigezweho, nawe uti si wayinyihereye, undi ati oya ati nzayigumana njye inyibutse ibyahise. Akomeza ati nguhangaye, bikagira uko bikarangira agukwimbo nk'ibihumbi 100 akayigura. Bakazashaka abantu bazikeneye, wa muntu uyiguze ufashe bya bihumbi 100 akazategereza abantu bazikeneye agaheba, ikagupfana ubusa, ndetse urumva n'amafaranga yawe akabagendeyemo gutyo. Urumva byabaga ari ibintu biteye ubwoba pepe. Kwasanga nta muntu n'umwe uyikeneye, ubu ukagumana nyine icyo kintu. Ubu butekamutwe rero ngo bwageze ku bantu benshi, ndetse bamwe barahahombera amafaranga menshi kuko bayatangaga bizeye ko izi mari bazigurisha amafaranga atagira ingano nk'uko nyine byavugwaga. Hari abatanga amafaranga nta mari babonye, ahubwo babikoraga bijejwe ko bagiye kuzibazanira. Ahangaha rero isomo ni irihe rero? Isomo ni uko n'ubu ngubu ntabwo bivuze ko abatekamutwe bacitse. Mujya mubona urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwereka abanyarwanda abantu nk'abo bakoze ibyo byaha. Rero impamvu nakubwiraga ibi ngibi kugira ngo ubimenye, ni ngombwa ko uzajya witwararika kumva ko abanyamitwe babaho. Ibyo bintu bakubwira ngo ni iby'agaciro, nta hantu na hamwe bikenewe. Turacyari kumwe, nitwa Gutamani Guta.